Dusome intangiriro igice cya 4. Kayini na Abeli. Umuntu abonana na Eva umugore we. Eva arasama abyara Kayini, maze aravuga ati nungutse umuntu nkesha Uhoraho. Ku buheta abyara Abeli murumuna we. Abeli aba umushumba w'amatungo, naho Kayini aba umuhinzi w'ubutaka. Igihe kirahita, Kayini ashyira Uhoraho amaturo avuye mu myaka y'imirima ye. Abeli nawe azana uburiza mu matungo ye, agerekaho n'ibinure byayo. Uhoraho ashima Abeli n'amaturo ye, ariko ntiyashima Kayini n'amaturo ye. Kayini biramubabaza cyane, maze mu maso he harahinduka, yubika umutwe. Uhoraho abaza Kayini ati urakajwe n'iki? Kandi ni iki cyatumye uhinduka utyo mu maso? Nugenza neza ntuzubura umutwe se? Naho nutagenza neza, itonde, kuko icyaha kibunze ku irebe ry'umuryango wawe ngo kigusumire, ariko wowe ugomba kukirusha amaboko. Kayini abwira murumuna we Abeli ati tujyane mu mirima. Nuko igihe bari mu mirima, Kayini asimbukira murumuna wa Abeli, maze aramwica. Uhoraho abaza Kayini ati Abeli murumuna wawe ari hehe? Undi ati simbizi. Mbese ndi umurinzi wa murumuna wanjye? Uhoraho ati wakoze ibiki? Amaraso ya murumuna wawe wamennye ngaha aranabariza mu gitaka. Ubu ngubu ubaye ikivume ku butaka, bwo bwasamye ukabwuhira amaraso ya murumuna wawe. Nuhinga ubutaka ntibuzongera kukurumbukira, uzahora uri inzererezi yangara ku isi. Kayini abwira Uhoraho ati igihano umpaye kirakabije. Dore unyirukanye kuri ubu butaka, unciye no mu maso yawe. Nzahora ndi inzererezi nangara ku isi, kandi uzambona wese azanyica. Uhoraho aramubwira ati yewe, uzica Kayini uwo ari we wese azabihanirwa 7. Nuko Uhoraho ashyira ikimenyetso kuri Kayini, kugira ngo uwo bazahura wese atazamukubita mu ngusho. Nuko Kayini ava mu maso y'Uhoraho, ajya gutura mu gihugu cyitwa Nodi, mu burasirazuba bwa Edeni. Kayini abonana n'umugore we, arasama abyara Henoki. Nuko Kayini agiye kubaka umugi, awitirira umuhungu we, awita Henoki. Henoki abyara Iradi, Iradi abyara Mehuyayeli, Mehuyayeli abyara Metushayeli, Metushayeli abyara Lameki. Nuko Lameki azana abagore 2, umwe akitwa Ada, undi akitwa Sira. Ada abyara Yabari, niwe wabaye sekuruza w'abatura mu mahema bakagira amatungo. Murumuna we yitwa Tubali, niwe wabaye sekuruza w'abacuranga inanga bakavuza n'imyirongi. Sira we abyara Tubali Kayini, niwe wabaye sekuruza w'abacuzi bose b'umuringa n'ubutare. Mushiki wa Tubali Kayini yari Nahama. Lameki abwira abagore be ati Ada na Sira nimunega amatwi. Bagore ba Lameki, nimwumve ijambo ryanjye. Nishe umugabo ankomerekeje, nica n'umwana nsaritse. Ubwo Kayini yahorewe 7, Lameki we azahorerwa 77. Seti n'abamukomokaho. Adamu abonana n'umugore we, umugore abyara umuhungu amwita Seti. Ati kuko Imana inshumbushije indi mbuto mu kigwi cya Abeli Kayini yishe. Seti nawe abyara umuhungu amwita Enoshi. Nuko kuva ubwo batangira kwambaza izina ry'Uhoraho.